isi hari inyamaswa nyinshi ziteye ubwoba ariko hari imwe itavugwaho rumwe. Inzoka ni amajwi ku isi hari inyamaswa nyinshi ziteye ubwoba ariko hari imwe itavugwaho rumwe. Inzoka ni amajwi zigira, ni amaguru ariko zifite imbaraga zishobora kurangiza ubuzima bw'umuntu mu kanya gato cyane. Tekereza rumwe gusa, amaraso agahinduka uburozi cyangwa ubwonko bugahagarara gukora mu masegonda. Uyu munsi ugiye kwinjira mu isi y'inzoka ziteye ubwoba kurusha izindi hano ku isi, aho sayansi n'urupfu bihurira. Mu mwanya wa mbere turahasanga inzoka bita Inland Taipan. Ifite ubumara bukomeye cyane kurusha izindi. Ubumara bwayo bwitwa neurotoxic venom, bukora ku bwonko no ku miyoboro y'amaraso nervous system, buhagarika ubuhumekero. Iyo irumye umuntu mu minota mike, umuntu atangira kumva atakaza imbaraga, ntashobore guhumeka neza, ashobora gupfa mu minota 30 kugeza kuri 60. Aho iba muri Australia mu butayu, iba ahantu hatagira abantu cyane. Fun fact, nubwo ariyo mbi cyane ntabwo iruma abantu benshi bitewe n'uko iba mu butayu. Ku mwanya wa kabiri turasanga inzoka bita Black Mamba, inzoka yihuta kandi iteje ubwoba cyane muri Afurika. Ubumara bwayo ni neurotoxic cyane, buhagarika communication hagati y'ubwonko n'umubiri. Iruma inshuro nyinshi mu kanya gato, ubumara bukwira mu mubiri vuba cyane. Ikidasanzwe, ishobora kwiruka mu muvuduko wa kilometero 20 ku isaha, irazamuka ikagera hejuru igatera umuntu. Hatabayeho ubuvuzi, umuntu ashobora gupfa mu minota 20 kugeza kuri 45. Iyi ni imwe mu nzoka zitinywa cyane muri Afurika. Ku mwanya wa gatatu turasanga inzoka bita King Cobra, umwami w'inzoka. Ifite ubumara bwinshi cyane, large venom yield. Nubwo butari bwo ukomeye cyane, ubwinshi bwayo burica. Uburyo yica: iruma rimwe igashyiramo ubumara bwinshi cyane, ihagarika ubuhumekero gukora. Ikidasanzwe, ishobora kuzamura umutwe ikareba umuntu mu maso, ishobora kurenga metero 5 z'uburebure. Niyo mpamvu niyo nzoka nini ifite ubumara hano ku isi butyaye cyane. Ku mwanya wa kane turasanga inzoka bita South Scarlet Viper, yica abantu benshi ku isi. Ubumara bwayo ni hemotoxic, busenya amaraso n'imitsi. Ikikora, amaraso atangira kudakora neza, umuntu atangira kuva amaraso imbere mu mubiri. Impamvu yica benshi: iba ahantu hatuye cyane, iruma kenshi cyane abantu. Niyo ifite death toll nini ku isi, niyo yica abantu hano ku isi cyane. Mu mwanya wa gatanu turasanga inzoka bita Boomslang, inzoka yica bucece. Ubumara bwayo butuma amaraso atagumana, internal bleeding, ikibazo gikomeye. Umuntu ashobora kumva ameze neza nyuma yo kurumwa, nyuma y'amasaha agatangira kuva amaraso mu mubiri. Ni danger cyane kuko abantu benshi batinda kujya kwa muganga. Ku mwanya wa gatandatu turasanga inzoka bita Anaconda. Imbaraga aho kuba ubumara, nta bumara ifite, ikoresha constriction, guhambira. Uburyo yica: ihambira prey yayo cyangwa ihambira umuntu ugiye kurya cyangwa ikintu buri gihe ihumeka, igakomeza gukanda kugeza umutima uhagaze. Ikidasanzwe, ishobora kumira inyamaswa nini cyane, iba mu mazi cyane ntikunda kuba. Nubwo izi nzoka ziteye ubwoba, ni ingenzi kumenya ko zifite uruhare runini mu bidukikije. Zigabanya inyamaswa z'udukoko, zigafasha mu kubungabunga ecosystem. Kandi akenshi inzoka ntizitera abantu keretse zibangamiwe. Isi y'inzoka irimo amabanga menshi, kandi nubwo zitinyitse, ni ingenzi kuzubaha no kuzirinda aho kuzica. Niba ushaka kumenya byinshi ku nyamaswa ziteye ubwoba n'amabanga ya sayanse, kanda subscribe kuko ibikurikira bizagutangaza kurushaho. Murakoze, ugire ibihe byiza, turabakunda.